agaruka mu majwi harimo abo ba Mike Karangwa harimo abo ba Aimable abo sinambazi yanababeshyeye rwose pe abo we yanagiye nyine urumva mushobora kuba muturanye n'umuntu wenda mutumvikana wenda akaguhimbira inkuru n'ibyo byanyu ntabwo mwe mubiza ko nge ntabwo bose mbazi yabeshye umuntu nzi ko nagishije inama akanyandikira iyo letter yo kumuha ni umunyamategeko kandi nawe yari yaradukiranuye arabinanirwa n'abandi kumugisha inama biranga rero ikinzanya aha nuko hari abantu yavuze ngo bagiye badushuka ngo nibo badushutse ngo badutandukanyije na Irene. Ibihe byiza kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro komeza udukurikirane natwe ntabwo tuzigera tugutenguha tutaguha amakuru y'imyidagaduro azajya abagezweho muri ako kanya. Ni ikaze cyane rero channel rya zina ryayo n'ubundi ni Melox TV naho njyewe nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Ikaze cyane nta kindi kiri kuvugwa mu Rwanda ijambo channel ryabaye channel yabaye channel ku buryo n'abastar benshi bari kwifashisha ijambo channel mu Kinyarwanda. Iri jambo channel ryaje ku munsi w'ejo nibwo ryatangiye kumvikana mu matwi y'abanyarwanda benshi. Mwese murabizi nyine muri no misi amakuru yagezweho y'imyidagaduro ni Dorcas na Vestine na mama wabo ndetse na M Irene n'abantu bagiye bamentioningwa cyangwa se bavugwa na M Irene harimo Aimable ndetse n'uwitwa Mike Karangwa ndetse na Benoit akaba ari umujyanama. Niyo makuru agezweho nitandukana rya Irene n'aba bakobwa ariko bikaza guherekezwa n'amagambo menshi yagiye avugwa hagati yabo azanywe n'ibitangazamakuru bitandukanye ndetse n'uyu mubyeyi ejo nibwo yakoze ama interview menshi mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo ku ma YouTube channel agiye atandukanye yari yamusuye amukoresha ama interview ubundi ijambo channel rigarukamo kenshi. Rero channel yabaye channel reba nk'uyu Karampton Kibonke ibyo abyutse avuga kuri channel. Asoni muzibeshe mukore channel yanjye mama wanjye none hazi mama ntago muzi ikintu cya mbere ni channel uzibeshe suzufate channel yanjye mama yakumerera nabi. Nyuma ya Karampton Kibonke namwe murabibonye channel yabaye channel mu byukuri. Reba na Junior Giti uyu n'umusobanuzi ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda nawe reba ibyo yashyize ku rukuta rwe rwa Instagram. Rwose nanjye mama arambwiye ngo nzatunge channel zabaye channel none mwankore subscribe nanjye nkatunga channel basi akadashahiriye ukuri Ya channel no kuri yabaye channel cyane ariko twese impamvu nyamukuru biri kuvugwa cyane nitandukana ry'aba bakobwa M Irene yaramaze kugira abo bari bo nyuma yo gukora indirimbo 3 zikaba hiti cyane harimo yitwa Nahawe Ijambo akaza n'indi yitwa Papa nyuma yo gukora Papa akaza gukora indirimbo Adonai ariko akayishyira kuri channel itandukanye niyo yashyiragaho indirimbo za mbere zabanje. Ese byagenze gute? Ese nibiki biri kuvugwa muri no minsi cyangwa se uyu munsi nibiki byiriwe bivugwa kuri iyo case ya Kajije Umurego? M Irene yavuze ko mu kiganiro yakoze ejo yavuze ko ibyo bari kumushinja byose biramutse bimuhamye yafungwa hagati y'imyaka 3 ndetse n'imyaka 5. Ikindi kandi yavuze nuko ibi byaha ari kushinjwa biramutse bimuhamye yatanga ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda 500,000 kugeza kuri 1,000,000 agafungwa hagati y'imyaka 3 ndetse n'imyaka 5. Ibi ngibi yabitangaje ndetse anavuga ko mu byukuri nawe yaharaniraga inyungu kuko ntabwo wamanaginga abahanzi nyamara mu byukuri nta kintu na kimwe bitezemo. Afite label yitwa MIE cyangwa se Murindahabi Irene Entertainment niho yanyujije indirimbo ye nshyashya muri MIE Empire akaba ari nayo yateje imagarara. Abantu benshi bari kugenda bagaruka kuri YouTube channel ariko ntabwo bakiri kuvuga YouTube channel ahubwo bari kuvuga ijambo channel. Nyuma yo kuganiriza umubyeyi w'aba bakobwa ari we Vestine ari we mama wa Vestine ndetse na Dorcas hagiye hasohoka ibintu byinshi birimo kwihakana ko ataziranye n'abagabo nyamara mu byukuri bari kumwe uwo munsi bakoraga ikiganiro abo bagabo bahari ndetse bamaze no kuvugana ariko ageze muri interview kubera ko bari baganiriye ibyo ari buze kuvuga
yihakana ko bataziranye. Nyuma yaho gatoya na Mike Karangwa mu kiganiro agiranye n'itangazamakuru nyine ryari riri aho ngaho kuko bari bari ahantu hamwe, nawe yahakanye ko ataziranye na mama wa Dorcas, nyamara hari amashusho yafashwe bari kumwe bari no kuganira. Biracyarimo urujijo rwinshi, ntabwo turamenya ngo turizera ibihe, ariko mu by'ukuri bino bintu birimo amanyanga akomeye cyane ku buryo Irene we yaravuze ngo niba koko yaranabakoreshaga mu nyungu ze bwite, ntabwo atekereza ko aho bagiye kujya cyangwa se ahandi bazakomereza ho batazabakoresha mu nyungu zabo bwite. Abo bantu bategura amarushanwa ya Rwanda Gospel Stars ndetse ari nayo bashaka kujyanamo bano bakobwa. Rero Irene yavuze ko aba bakobwa atazigera ababuza kujya aho bashaka cyangwa se kujya muri management yose bashaka, ariko mu gihe cyose icyo ari cyo cyose bashaka kugaruka yabakira ndetse agakomeza gukorana nabo. Hari stories tutagiye tumenya cyangwa se inkuru tutagiye tumenya mu kiganiro cya Irene yararimo arakora, yahamagaye Niyo Bosco live. Urabizi ko ari umwe mu bahanzi amanaginga muri MIE cyangwa se muri Ndahabi Irene Entertainment, ndetse Niyo Bosco aramwitaba aramubaza ete si Niyo Bosco, indirimbo wandikiye Vestine na Dorcas ni zingahe? Ese wanciye amafaranga ngahe? Niyo Bosco yamusubije ko hariyo yabahereye ubuntu ndetse akanayibitirira, ari nayo ya kabiri basohoye yitwa Papa, imaze kurebwa n'ibihumbi byinshi kuri YouTube, imaze kurebwa n'ibihumbi birenga 700, ndetse n'iyitwa iyo ngiyo yarayibitiriye nyamara niyo wayanditse yayibahereye ubuntu, ndetse ariko yitwa Nahawe Ijambo ari nayo ya mbere bashyize hanze, ndetse n'iyitwa Adonai zo yari yazandikiye buri ndirimbo imwe ibihumbi 800 by'amafaranga y'u Rwanda, ubwo ni miliyoni 1,600,000. Irene live mu kiganiro yakoraga, Niyo Bosco yamubwiye ko yamuhaye ibihumbi 500 gusa, amusigayemo miliyoni 1,100,000. Mu by'ukuri Irene nubwo yaba yarungutse amafaranga angana gute, ariko nawe yabashoyemo mu buryo bufatika. Niba koko indirimbo bakoze ebyiri harimo n'indi baherewe ubuntu byarabatwaye miliyoni 1,600,000 kugira ngo bagure izo ndirimbo, utashyizeho na video, utashyizeho n'ibindi bintu byose na promotion, Irene yavugaga ko yikoragamo agakora ibishoboka byose kugira ngo bano bakobwa batere imbere, bikaza kurangira bashaka kumutwarira abahanzi yamenyekanishije. Urumva harimo ikibazo gikomeye, haracyagenda hazamuka ama updates, ariko ijambo mama wa Vestine Dorcas yakoresheje cyane rya channel hari nayo bapfuye cyane, kubera ko mbere abo bakobwa bari bafite YouTube channel ya Vestine Dorcas bashyiragaho amakava y'indirimbo z'Imana, nyuma Irene aza kuyibaka. Mu by'ukuri na Irene arabyemera, anavuga ko buri muhanzi nubwo yaba afite, ubwo igihe cyose yaba afite management, ashobora kwitirirwa channel ariko akajya ayimanagingirwa na label ye ibigihe byose, akabiri label ibishyiraho nubwo channel yaba yitwa izina ry'umuhanzi. Ni nako byagenze rero kuri Vestine Dorcas, niko byagenze cyane. Irene channel yarayibitiriye, ariko niwe wayikontroraga, yari afite n'ijambo banga, gusa yemeye kuri bahereza bakanabarana, ariko Irene nawe akavuga ngo azabereka ibyo yabashoyeho byose, anabereka amafaranga yingiye kuri YouTube, ubundi babigereranye ku buryo haramutse hari amafaranga arengaho Irene bayamusubiza nawe akabona ibyo yashoye bikagaruka. Ngayo nguko rero iby'aba bakobwa ndetse na Irene, gusa we yatangaje ko igihe cyose aba bakobwa Vestine Dorcas bagarukira, Irene yakongera akabakira bakongera bagakorana. Biracyakomeye ndetse haracyagenda hazamuka ama updates menshi kuri iyi story, tuzagenda rero tuyabagezaho. Ikindi nakwibutsa nuko Irene yaramaranye amezi hafi 8 akorana n'aba bakobwa, ntabwo ari igihe gitoya mu by'ukuri, gusa bakoranye nta masezerano bari bafitanye, nubwo n'andi marebo yose usanga agenda akoresha ama YouTube channel yabo. Ufashe nka The Man, indirimbo zose z'abahanzi bari muri The Man harimo Marina, Quencha ndetse na Safi Madiba bagendaga bazishyira kuri The Man YouTube channel yitwa The Man. Ni nako rero Irene nawe agiye kuzajya bigenza, dore ko yatangiye channel ye yitwa MIE Empire, nayo ari kugenda acishaho ibihangano bigiye bitandukanye, harimo n'indirimbo yateje saga yitwa Adonai, yashyize kuri YouTube channel yabo ye.
ya MIE Entertainment, YouTube channel yitwa MIE Empire. Rero nabyo akaba ari biri mu byo ashinjwa, aho mwibaruwe ifunguye nyine twagiye tubagezaho ku munsi w'ejo ababyeyi ba Vestine Dorcas bagarukaga bavuga ko uri ari umutungo wa Vestine na Dorcas atari umutungo wa Irene. Ndagushimiye cyane, turagenda tukugezaho ama update yose ari buze kugenda azamuka. Wowe icyo udasabwa no kujya kure cyane ya channel yacu yitwa Melox TV, kora subscribe ndetse nibagirwe gukanda no kukazogera, drop your comment ndetse unakande like kugira ngo tukomeze tugendanemo neza. Mu gihe kandi nkubwire Sure Deal, igihe cyose ushaka kohereza ibintu hanze y'u Rwanda, iyi ni Sure Deal ikomeye cyane. Igihe cyose ushaka kohereza ibintu hanze y'u Rwanda cyangwa se kubitumiza hanze y'u Rwanda, ari kampani nziza cyane nakuboneye ibikora neza cyane yitwa Frame Shipping Limited. Uramutse ushaka gutumiza ibintu hanze cyangwa se kubyohereza hanze, abandi nibaguhende, twebwe dufite kampani ikomeye cyane yitwa Frame Shipping Limited. Uramutse ushaka gukorana natwe wahamagara 0780704678 ubundi tugakorana neza cyane. Komeza kugira umunsi mwiza, Imana ikomeze ibane nawe.